noneho abantu barampamagara bwa mbere urabizi ngewe nkunda kotsa n'ubu ngubu ahantu nicaye hari icyokezo hano abantu barampamagara bwa mbere barabatsejeje kuzo mipango bimeze bite si umunsi tukurebe se ducilinge bona nimero y'umuntu ntago nyiziye kandi akomeza kumva ngo ducilinge tugire gute ngiye buriya nwa kunzoga pe ntago nshobora kuba nabyihakana ko ntanywa kunzoga ariko ntago nzikunda nta nubwo umuntu ashobora kuba yambwira ngo ngwino nkugurira inzoga nyine ngo ubone ni ibintu nashamadukiye especially nk'ubu ngubu mba mfite bukene n'utubazo twanjye ngewe ari n'igihe mba numva ntashaka kuzinywa umuntu ndamwiyama ndamubwira nta gahunda mfite rwose birarangira ibyo ngibyo nanabyibagiwe noneho bigeze nka 8:00 n'igice gutya n'ibindi bintu mbona nimero irampamagaye yanditse ariko spam risk kwa ko nimero kuri iPhone iguhamagara munsi kabanditseho spam risk ndayihorera irongera hamagara rya jambo spam risk ntiryaza noneho ndayitaba mbere nananze kuyitaba ndayitaba numva bambwiye icyongereza cyiza barambwira ati bakora muri USPS post service hari impapuro zanjye bafite ariko ngo babuze nimero y'urugi kugira ngo bazinzanire ntago nigeze urumva ubu ngubu nibwo ntangiye kugenda nyine ndi freshinga ngenda nsubiza ubwonko inyuma kugira ngo nyine ndebe ngo what's going on what happened so post office izana impapuro kurugi kandi nzi ko bagomba kuzishyira n'ubundi muri mailbox bimeze bite ubu nibwo nyine ndimo ndagenda bitekereza ariko icyo gihe nabangiye kukubeshya ndamutse mbabeshye ngo nabitekerejeho babambaje nimero y'inzu mba ndayitanze maze kuyitanga nta ndwace nk'iminota nka 12-11 numva abantu barakomanze nyine barakomanga n'ubundi nk'ukuntu abantu n'ubundi b'amaposta baza Amazon n'ibiki byose bakomanga iyo bagira ngo akumenyeshe ko wari urupapuro rwawe bazanye ngira ngo ni abantu n'ubundi bamvugishaga ku iposta ndaza ndakingura nyine kwa kuntu umuntu akingura arangaza nkinguye ebane banku bisikofe bitangwa mu ntebe maze kugwa mu ntebe ikintu cyonyine nakoze narinzemo hano mu mabya ndinda no mu isura kugira ngo batagira gute batakubita bitabona abasore babiri bafite imbunda undi umwe nafite mu uruntu rw'umukara rw'urukongoti rw'umukara narwo bakomezaga kunkubita mu mbavu n'ibindi bakagenda babikubita mwene aha ngaha ni bya bindi nyine byo kuvuga ngo aku sportif kazamo umuntu akagerageza gukinga ariko narakubiswe bihagije niba hari umuntu wakubiswe akanoga nge rwose ntago namenya kubeshya ntago namenya kubeshya narakubiswe bihagije abantu batatu kuri yewe nari umwe murabona n'ingano umuntu aba amaze kugira ntago wabasha nyine kuvuga ngo aba bantu bose ngo batake rwose narakubiswe kandi ndananoga bankubise mu gihe kingana nk'iminota nka 11 gutya ariko noneho ahantu ntuye murabona ni ku nzira ngewe ntuye ku nzira hari umukecuru ujya ukunda gucanga hangira ngo mujya mubona afite akabwa uwo mukecuru yari ahangaha nyine ahangaha gutya yari yabonye abantu binjiye iwanjye bipfutse mu maso bambaye ibintu by'ibimask kandi no barimo barakurishaka gukuramo n'imbunda yari yababonye ngewe urumva ntabwo nari mbizi ko nibereye mu nzu ni na televiziyo irimo iravuga ntabwo nigeze paying attention ngo barimo baravuga cyangwa se barimo baravuga noneho ebana bankoze ibi byo bankora byose barambwa ati nibi ngibi uzabyibuka ngo bavuga mu kinyarwanda ngo nibi ngibi uzabyibuka sha warya ngo ntimurimo muribuka ngo ubwo se ngo we ngo uba wibuka iki ibi rero ngo nabyo ugende ubishyire mu ndangamurage yanyu uko niko bambwiraga rwose yewe ndimo ndabasubiriramo amagambo y'ibyo bavugaga abahungu mu mbabarire rwo mo ndatonekara abahungu bamaze kunkubita basohoka birukanka ariko kugongera hano ku manywa rwose niyo bavuga ngo uratabaza bingana gute ntago byashoboka umukecuru we yakomeje kuguma ahangaha ameze nk'umuntu urimo urabareba niyo mpamvu bashobore kuba batarakoze ibyo bakora ko umukecuru yari ameze nk'umuntu urimo urashaka kureba ahantu narindi ndetse n'ibyo bintu abantu bari aho ngaho bagize gute bagiye gukora noneho bakinirukanka bamaze gukora ibyo bakora barirukanka
nza gusohoka hanze ariko nanjye ngifite ubwoba ko bashobora kurasa ko ngewe n'impamvu nahanarwanye cyangwa se ngo ntabaze cyane ni ukubera izo mbunda narebaga. Noneho nsohotse hanze umukecuru aza kumbaza se imyaka yose ubaye hano hantu burya nawe ucuruza ibiyobyabwenge?